bakristo bavandimwe, turagana he? Iyi si ko irimbutse, iyi si ko ifite ibibazo byinshi, iyi si ko ifite amage, iyi si ko ifite ibishuko, iyi si ko ifite ibintu byinshi biteye ubwoba bitoroshe na gato kwihanganira. Yesu Kristo naze atabare, dore abantu bararusha, abantu bararemerewe, amatiku yabaye menshi, amaganya yabaye menshi, ubwambuzi n'ubwesukoro byishe abantu, abahanuzi b'ibinyoma dore nabo badutse Kristo. Ni ukuri mwitonde, dore abahanuzi b'ibinyoma baje kandi ni hirya no hino barahari. Gusa ni ukuri niwumvira ukumva ibyo umwuka akubwira, Uwiteka azagufasha kandi nta kabuza uzaragwa ubwami bw'ijuru. Mu byahishuwe rero igice cya 3:5 aravuga ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Nuko rero arakomeza ku 6 ati ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Arakomeza ku 20 ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ahubwo umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjira iwe dusangire. Mukristo umuvandimwe, kingurira Yesu Kristo yinjire iwawe musangire. Amen. Ndagushimiye.